mama nyabo. ababashije gucika ababashije gucika ni ukuvuga ngo bari gukoranaho, bari guhindura iseta ngo bagiye kwerekera i Nyamirambo, Kacyiru, Pandagare 12. Noneho mbere yuko dukomeza, nurebaho hejuru, iyo video iri aho hejuru kandi shareba mbwiza ukuri, nimushobotse na gato n'aka na gato, biratangaje kubona mu masaha 19 yonyine n'irahira rya perezida ntabwo nigeze mbona views zingana gutya abantu bashyizeho. Ariko ikintu bita ubwambure, ndashaka murebe imaze kugira views zingahe. Ndebera mwana wanjye, ngwino ndebere, ndumiwe. Ariko mbere yuko dukina amajwi, indaya noneho ibintu ziri kuvuga, ndumiwe. Bya bintu byari seriye, bya bintu byari seriye. Ni ukuvuga ngo polisi yafashe imodoka 12 izirambika mu mujyi wa Kigali, ubundi babahigisha uruhindu. Ndashaka mwumve. Ariko noneho murebe video hejuru, mu gihe kitaragera no ku munsi, views miliyoni 1,900,000, hafi miliyoni 2 zigiye kugera. Mwabikoreye retweet 2,300, mukora koti retweet 600, no 60, ifite like 28,000. Ye baba we, ewe Yesu Kirisido. Mbere yuko dutangira, sinzi ariko niba muri kubyumva, iyo ni tweet imwe. Reka mbereke tweet ya kabiri mbere yuko tuza tukumva aba bakobwa bari kubahigisha ikintu bita uruhindo. Oya, ariko ntabwo ni nk'ibisanzwe, mutagira ngo Godfather ntabwo ibi ngibi c'est normal, c'est normal. Urumva kuko ugiye kureba na tweet zisanzwe ku masaha 10 akamiliyoni kaba kinjiye. Ibi ni kawaida, niko kavuke. Karame Godfather. Ngo ariko ngo uri umwe mu bantu b'abakomisiyonere nawe sha. Abo komisiyoneri bibikise. Reka manze bakindire mwumve, ubundi tugaruke. Biri kumvikana? Yego biri kumvikana. Abakiriya ni bande? Samwongeze gatoya. Ijwe se shari rakunda. Abakiriya ni bande? Abacuruza amagara bacuruza iki? N'abakiriya bagura iki? Ndashaka mwumve aho tugeze. Hanyuma muze kumbwira abakiriya ni bande? Abacuruzi ni bande? Bacuruza iki? Abakiriya ni bande hano? Abacuruzi ni bande? Bacuruza iki? Twagiye. Bose n'abakiriya babatwaye. Abatwaye babarekuye mu kanya saa 10. Babafunze abantu cyane saa 10 z'umugoroba, zigiye gucya bwa mu gitondo. Nka data. Ariko nano arimuje cyane. Haruje datari Pandagare 12. Ugira benshi kuri kwimana, twari tugengeye na Crescent ya Sizile Buka. Umwe batoya n'inzoro twose tugiye ngo polisi tipa nabo mubyina na bo bajyanyeho ndi twase imigarantimo ngo nawe bamujyanye mu bo bajyanye. Birambabaye nuko nyine byagenze. Uzi ko umuntu abimbwiye nkagira ngo arimo arabeshya, kubera nyine cyagiye twavuganye ntiwabimbwira. Aho yabaye byari kutugeza umubwira ngo nandabure. Urumva twari tugiye kuhaza n'abantu. Ati ni amakuru ufite. Umva nuko nyine byagenze. Ubu akazi kahagaze. Yego kadahagaze. Kahagaze ubu negere umunsi wahanze. Mwagiye Nyamirambo ahandi? Oya. Ese ntari muhakora nka bya bindi? Oya, turi i Nyanza ariko ntabwo dukuramo. Muzikora mwambaye se? Nayo muzagera mukure. Naho muzagera mukure.
none se nyine ko ibintu ukoze ibintu ukoze cyane ko bigukurikirana n'ubundi nawe tuzavuga ati n'ubundi naheza heza naheza kura saba mwabana naje muje waraye tugomba kuza tujya dufunga akadufungura twaramenyeye urabeshya none ntabwo bwa mbere baje gufunga hari kare kasi n'ubwa kabiri ubwo ni akamenyero nyine tuvura n'ibyumweru bibiri gusa badufunze ibyumweru bibiri urabeshya ubaheruka warenzaho iki warenzaho iki ati turabahushije twerekeye i Nyamirambo nubwo ho twinyaza gusa ntidukuremo ariko hehe ngo bikorera iki niko ngo bagira gute i Nyamirambo ngo ntabwo bakoramo imyenda ariko barigira bate Jezi barifatisha oh my god ndumiwe muraseka ibi ntabwo bisekeje biratangaje noneho ikintu gitangaje ndashaka wumve ntabwo ari ubwa mbere we maybe uyu munsi haje pandagari 12 mwiseka ntabwo isekeje kirimo ati ubu ni ubwa gatatu bafunze hariya hantu bagafunga bakamara iminsi bakamara desmen bakongera bagafungura bakongera bagakora ubu ni ubwa gatatu bahafunze ariko umva ikintu gitangaje hatuna habari yo ndakumva sheri n'ubwa kabiri aka kabari kakoreraga mu Gatsata yego babafungiye yitwa Kabebe babafungiye actually bavuze ni Kacyiru ntabwo ari Kacyiru ni Remera hano munsi ya za iyi clinique sinibuka ariko ni Remera so n'ubwa kabiri nyine yarafunguye nyine akabari gakora nyine nk'ibyo bakoraga mu Gatsata nyine bamufungiye baranamufunga nyine nk'uko yabivuze nyine yimukira aho ngaho nyine Remera rero ubu cyakoze ngo bishyuraga 10k yo kwinjira ubuze ahandi wishyura interest nyine ayo kwinjira ukanayakonsoma bero ntabwo urumva 10k kandi wabonye ko harimo abantu benshi so yinjizaga ni business ikomeye uyu ni umwe muri bari abakobwa yabashije gucika ariko ikintu gitangaje ni amafaranga menshi cyane 10k ni amafaranga menshi Sami mute your mic Sami mutinga mic yawe mutinga mic yawe njagarazi so ikintu gitangaje kurushaho urumva like oh my god ati iri joro ntabwo akazi kari kakarangiye ubu ngubu nerekeye i Nyamirambo ati Nyamirambo ho bimeze bite ati hariya ho ntabwo biraba official ho ntabwo ni ukuvuga ngo ahangaha ho byari official ko barya n'akantu Jesus i Nyamirambo ho ngo bagira bate ngize isoni zo kubivuga dore iwacu turaba divi so Noella urambye ngo n'ubwa kabiri babafungiye baramufungiye ubwa mbere ajya gufungura handi uko yakoraga mu Gatsata kwa Kabebe nyine niko bivugwa yakoreraga mu Gatsata bamufungiye yimukira i Remera Remera rero niho bafashe akabazo k'amatsiko niyo bamufungira hamwe akongera akajya gufungura ahandi ntabwo ubuyobozi nyine baba bubizi ibyo akoreramo kandi nyine iyo babimenya aribwo nyine bongera bakajya kumufungira neza ko bamufungira bakamufunga bakamukura akandi kabazo k'amatsiko nanone aho ngaho ntabwo byemewe se iriya business imeze kuriya ntabwo yemewe nanone bakarekura pandagari ntabwo yemewe kuko ni harya sinzi ukuntu bahinyitwe nyine n'ibiki bimwe bavuga nyine byo bwambure nyine mu ruhame ni ikintu byemewe ikimansuro kimeze kuriya nyine nticyemewe mu Rwanda kirace si ikimansuro kirarenze pe twabere muri dushe ariko rero ikintu nabashije kubona kikanantungura murabikunda murabikunda uzi ko abantu hano banyandikiye baruzura baravuga ati ngo dufata wowe kabyaro duhereza adresse y'aho hantu ndavuga uretse gato abana muri DM none no muri comment hano mugende murebe mukandaho hejuru ngo dufatira oya comment nabonye harimo ibintu by'abandi babanuze bahita baza gusharingamo ama video ndi kuyafunga ariyo ntabwo yafunguye abashi nabonye ari comment zirenga magana ngahe oya barabashinwa ye baba we ariko abantu ubusambanyi buyoboye isi ubusambanyi buri kurundi rugero my friend
umva hano nimwumve nowera umva. n'abakiriya babatwaye. So abakiriya ni abahe? Abacuruza bacuruza iki? Umva. Abatwariye babarekuye mu kanya saa 10 babafunze abantu ryari saa 10 z'umugoroba zigiye gucya bwa mu gitondo Turashize. Saa 10 za mu gitondo. nka data ariko nabo arimurije cyane arihuje byatari yaje pandagari 12 kugira Pandagari zingahe? kuri kwimana twari twari tugengeye na kasenti ya nasinzi nebukanga amwe yatoya ni inzo twose tugiye ngo polisi tipaka rabo mubyina na bajyanye bandi twase ni yarakirimo ngo nawe bamujyanye mu bo birambabaye nuko nyine byagenze uzi ko umuntu abimbwiye nkagira ngo arimo arabeshya kubera nyine cya gihe twavuganye ntiwabimbwira avuga ati yabaye byari ko tugeze umubwira ngo unandabwe urumva twari tugiye kuhaza n'abantu ati ni amakuru ufite umva nuko nyine byagenze ubu akazi kahagaze yego kadahagaze kahagaze ubu nigire mwagiye Nyamirambo hahandi oya ese ntahariya muhakora nka bya bindi oya turi Nyanza ariko ntabwo dukuramo Ni ukuvuga ngo ariko ngwiza ukuri yaba we uyu nguyu niwe nzashaka pe, hari igihe ugira ibyago ngahita umugwaho. Usibye ko nanjye ngo Nyamirambo ni ukuvuga ngo polisi ihita itezamo ni Nyamirambo. Umva hano mwagiye Nyamirambo hahandi oya ese ntahariya muhakora nka bya bindi oya turi Nyanza ariko ntabwo dukuramo mubikora mwambaye se nayo muzagera mukuremo naho muzagera mukure none se nyine ko ibintu ukoze cyane ko bigukurikirana n'ubundi nawe tuzavuga ati n'ubundi nawe nzaheza nahita aha mwabana mwaje muje barayi tugomba kuza tuje dufunga akadufungura twarabimenyeye urabeshya noneho ntabwo ari ubwa mbere baje gufunga hariya kare kasi n'ubwa kabiri urumva nakamenyera nyine tubura nta n'ibyumweru bibiri gusa badufunze ibyumweru bibiri urabeshya twaheruka babafunze ibyumweru ni ukuvuga ngo ni kama kawaida n'ubu ngubu baraza barabarekure nuvuga ngo ni desmene barabarekura bongera baje bafungure baba we Mungu wangu ese Godfa yo watubarije umunyamategeko icyaha kirimo nyine abantu barimo bakoze no ubure igurya gutya isobanura ibigurya na gutya reka nze ngusomere n'ibihana ahubwo uburetse gato ya wumve ukuntu bimeze ubundi biravuga ngo iyo umuntu yakoze ibiteye isoni ugerageze unyumve iyo umuntu yakoze ibiteye isoni mu ruhame ahanwa n'ingingo y'135 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano havuga hati urukunyumva iyo tegeko rivuga riti urukumva iyo icyaha cy'urukozasoni cyakorewe mu ruhame uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeje imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarengeje miliyoni. Tugende gakeya ahanga turasigara twibaza ngo uruhame ni iki, uruhame ni hehe? Ibi ngibi bigize icyaha, ibi ngibi ni ibyaha kuko ahanga ntabwo turi kuvuga turi kuvuga ku bitera soni cyangwa ibiteye isoni bikorewe mu ruhame.
ibi ngibi aha ibiteye ibisoni aho birengeje. So, noneho itegeko ry'u Rwanda nujye mu igazeti ukitegereza cyangwa ugasoma neza, bavuga ko mu ruhame ni ahantu, uruhame rutangirira kuva ku bantu batatu kuzamura, ahantu hamaze kuba abantu batatu we hariya no mu ruhame pe. uretse gato, niyo nuvuga ngo na tirisamu, kurya tirisamu ni mu ruhame. So ni ukuvuga ngo uruhame ruhera ku bantu batatu, biba byamaze kuba mu kajagari, biba byamaze kuba mu ruhame. Turi kujyana mu following uyu mugabo umwe mu bahanga. So ni ukuvuga ngo deja ahantu hari abantu barenze batatu byamaze kuba mu ikoraniro, ni ahantu harenze abantu batatu, kuko abantu babiri bashobora gukora ibigize ibyo mu ibanga. So urumva ko abangaba bamaze gukorera ibitera soni mu ruhame. Bariya 22 bafashwe imbere y'ubushinjacyaha. Ariko ikintu gitangaje, none se akandi kabazo, yego, uriya muntu nkanjye wagiye ni urugero, wagiye ukicara, kuko nabonyemo n'abantu b'abahungu bari bari muto bicayemo hariya mu mavideo nabonye, barana abakiriya nk'uwo mutipe wari wicaye cyangwa se umukobwa, umuntu wari wicayemo nyine ntiyambaye, ari aho nyine arimo kwinywera byeri. We icyaha ashinjwa ni ikihe? Uwo muntu wicayemo aho ngaho ari kwinywera byeri, urumva harimo abandi bantu nyine bari kwikaraga bambaye ubusa, uwo muntu niba polisi yamutwaye, yego, ni ikihe cyaha nyine? Niyo ngingo nyine imugonga. ntabwo ndi umunyamategeko, reka mushakire umunyamategeko agusubiza, ariko se ubwo ntiyaba umufatanyacyaha. ni umufatanyacyaha kubera ko none se ni ukuvuga ngo uwo mukiriya adahari n'ako kabari ntikakora, nibo benkarejinga nyine intuzi. Ni kimwe tuvuge nka kesi y'urumogi, iyo bafashe arunga urumogi n'urucuza mwese barabajyana, ntabwo uvuga ngo barungurishije ngo barumaye ndarugura, nawe barakujyana. Wenda ibihano biba bitandukanye, ari umukiriya hari n'umucuruzi, ariko bose bari bitemewe. Nkuciye mu ijambo, urumogi icyo nzi cyo ku rumogi bafunga, uko bafunga cyane cyane, ntabwo bavuga ngo kubera ko urunyoya, iyo barugufatanya, ahubwo iyo barugufatanya nibwo bahita bagufa. Ariko bamfata akanya, aka kanya bamfashe ntabwo mfite, ntabwo ushaka kujya kumfunga ngo ni ukubera yuko wenda bagiye kumpima bakarunsangamo. Ya cyangwa ati ngiye maze igihe narakoresheje, ariko nararetse simbizi. Ariko nyine kuri ibyo ntekereza ko uba umeze nk'aho uri umufatanyacyaha, kuko nimba ibyo bintu bitemewe bakabigusangamo, wakabaye wamufashije kubivamo, cyangwa nawe ntuhagera ari kubera icyaha. Ariko kuba bagusanze uri ahabereye nyine icyaha, nawe ubirimo, uri umufatanyacyaha, niko mbitekereza. Ariko hari ahantu we iyo mpamenya nawe nari kujyayo. Munyumvire rwa rubyiruko dufite, listen this guy seriously. So ngayo nguko. Ariko none ikintu gitangaje urimo kumva, aya majwi araza kwifashishwa na polisi, aya majwi aza kwifashishwa na polisi. Uri kumva abatabashije gufatwa bahise bajoininga kandi kabari kabinyamirambo. Muri kubyumva? Niba ibi bigize icyaha tukaba turi mama yake na muzaratate, nose si muri kubyumva ko bagiye Nyamirambo? Ababashije gucika bahise berekera Nyamirambo. Ibi ngibi nibyo bita guhera, ibi ngibi nibyo bita kasamutwe. N'abakiriya babatwaye n'abakiriya b'inzoga, n'abakiriya n'abakiriya b'iki hano, n'ab'inzoga, bacuruzamo inzoga, n'abakiriya b'akabari nyine, bari nyine abari barimo nyine, bariya bari baje kureba nyine. buriya se bari bicayemo nyine, abo bantu baje kunywa byeri no kureba nyine ukuntu barimo kwibara, nibo nyine bavuga, nibo bakiriya nyine barimo kuvuga. ariko nabo arimuje cyane, harihuze datari yaje pandagari 12. Ariko ntikiri gukabya pandagari 12 arakabije, kuko bavuze abantu 22 kandi abantu 22 na padiri na pandagari 12 baje gufata igihebe man, ntabwo pandagari. Nimba bavuze 22, abantu 22 na pandagari 3 zabajyana. baba bimugashemo mukajya muri karakantu. Ariko nabyo birashoboka, pandagari 12. Yego
zikaba zaje zigura se zitwara Ziza- ariko imodoka Godfa no muri mujyi wa Kigali ushaka gusanga nta pandagari 12 zirimo mu mujyi wose. uri muzima aya urakabije kuko buri sitasiyo byibuze ufite nka pandagari nk'eshatu uri muzima zingana ntabwo Reka reka twumve umva nkubwire mari Noella, umva nkubwire pandagari ntabwo station, ntabwo mbese vango umujyi wa station. kigali ufite buri sitasiyo igira pandagari yayo uretse Reka n'umurenge ugira imodoka y'umutekano ureke na pandagari muri ibyo cyangwa pandagari mwebwe 12 ntabwo zirarenga, ariko ntabwo ari pandagari nyinshi ziri mu mujyi. Reka umva ikigoryi hano ngo ariko se ubundi nk'aya majwi uba wayakuye he cyangwa nawe wari umukiriya washyano we aya majwi yakwirakwiriye hose Godfa njyewe ibintu nabonye kubera wowe. ibi wamenye kubera njye reka twumve Ibi reka twumve kabano ya mbere namwiriwe wiriwe waramutse none se abantu bari gukerensa bino bintu umutima wabo uteye ute? ntabwo bino bintu ntabwo ari imikino. Umuntu ikintu mugomba kumenya cyo iyo bavuze abakiriya ni bari abantu nyine bajyayo bakishyura bakajya kwenjoyinga bariya bakobwa. Ntabwo ari umuntu wahanyuze atabizi, ntabwo ari umuntu waciyeho yinjiramo atabizi. Abakiriya nyine ni regular clients babo bari bafite, bishyura entrance bakagura bariya bakobwa bakabakora ibyo bakorera, barangiza bagataha mu mago yabo. Rero warangiza ukibaza impamvu dusezeranya abantu 10,000 umwaka ukarangira 8,000 bitanye. Iki ni kimwe mu bintu bishobora gutuma urugo rurangira. Ntabwo bino bintu bikwiye kuvugwa mu buryo bwo kubikerensa. Ni ikintu gikomeye cyane, ahubwo bakurikirana aba bantu bababwire n'utwo tubari tundi tw'inyamirambo bagende babihagarike. Ntabwo bikwiye habe namba. Kumva rero umuntu muto yavuga ngo iyo mbimenya nari kujyayo, uhita wumva nyine imitekerereze yaho turimo tugana. Wowe koko wajyayo ukemera ko bagufata video umukobwa arimo kugukorera biriya bintu? Ese reka tureke wowe mushiki wawe ushobora kwemera ko ajya gukora biriya bintu? Ikintu mpora mvuga cyangwa ikintu mbona nuko ikintu wumva utakora, utakwemerera mwene wanyu kwakora cyangwa umuntu wawe, ntabwo wakwemerera ko n'undi muntu utazi agikora, kubera ko ntabwo ari byo. Nta nubwo dukwiye gutuma bino bintu birenga u Rwanda ngo bijye hanze abantu batwote, kuko murabizi ko amahanga cyane cyane ibicupuri biba bikeneye inkuru nk'izi ngizi ngo bivuga ngo ngo dore mu Rwanda aho bageze, bigatangira guhuzwa na politike, kandi politike irengana. habise ibicupuri kabano ngewe wanyumvishe nabi. Navuze ko nshobora kujya nyine ngiye nko kubanenga, ariko ntabwo nshobora kujya nyine ngiye kwinjira. Ntabwo bari abantu wabanenga, ntabwo wagerayo ngo ukibanenze, wagerayo ugakunja amano. Oya no kujya uzi icyo ugiye gukora, ntabwo ugiye kubanenga ugiye gusa. kureba karawoke ujyayo uzi icyo ugiye gukora. ushobora gusanga No kujya ngiye kubanenga nkagaruka rwose pe. ushobora gusanga umugwiza atunga hariya ufite amafaranga ye arimo kuyacopinga ku bakobwa ngo umunenge uri uwuheze. Umubansa se yanakwemereye? Ni ukuvuga ngo wishyuye ukinjira, ntabwo waba ugiye kunenga, keretse ushinzwe umutekano ukavuga ngo ndinjiye ngiye kubafata. ako kantu Kabano ngewe reka ngiye nkubwira akantu kari mu rubyiruko hafi ya twese, ntabwo ari twese ariko abenshi katurimo, urumva, kandi ni akantu kabi cyane. Imana yonyine mu ijuru izakadufasha. Reka nkubwire, mu Rwanda noneho muri Kigali harimo ikintu bita umuco w'ubusambanyi uri ku rwego rwo hejuru cyane. Ibi byose uriya muntu agiye bafungiye business bakayifunga akongera akayifungura bwa kangahe inshuro hafi ngo muri 3 sinzi, nuko yamaze kubona ko afite abakiriya nyine. Ibi byose ni umuco w'ubusambanyi uri hejuru. Umuntu ujya hariya mu mutwe aba yarapfuye yararangiye, urumva. Dukeneye ko Imana itabara tugafata nk'icyumweru dusengera urubyiruko rwacu. Reka ntaga amasengesho amanura amana, kuko birakomeye mu bikorwa nyine kubyamagana no kubirwanya. Akandi kantu gatera bino bintu byose, urumva, nuko abantu basa nkaho bari free. Bamwe na bamwe usanga bameze nkaho nta kazi bafite, urumva, ugasanga nyine umuntu nko mu rugo yiryamiye
kandi wenda afite nk'amafaranga, afite famille amafaranga cyangwa se afite ibindi bintu nyine, ariko nyine atari umuntu ufite akazi nyine gahora kuri stress n'ibiki, ku buryo ava nko mu kazi kwa gatanu direct atekereza nyine ikimansuro nka kiriya ari ahantu nyine ahita yigira. ahubwo ikintu bagomba kureba n'ubuyobozi bw'ibanze buba bubifitemo uruhare. Iyo umuntu afunguye business nk'iyo, guhera ku cyane kagari ababizi n'ushinzwe umutekano n'ibiki baba babizi. Rero icyo cyana nubwo buriya kiri ku bacuruzi n'abo bakiriya gusa, abayobozi b'aho hantu nabo babifitemo uruhare, hari amafaranga runaka bariye. ntabwo byabura ziriya business zinjiza amafaranga menshi Ntabwo kandi ni ahantu si ukuvuga ngo ni ahantu haba hihishe, ngo ni ahantu ngo muri karitsiye abahazi ni ahantu ku muhanda ku murongo w'utubari nyine ahantu nyine hazwi. So means ni ahantu n'ubundi irondo riba rinyuraho nijoro hehe abantu bose ariko bahanyura, nk'umuntu ariko nyine protection iba ihari. Nimba bavuga ngo ku muryango haba hari ababonse, ni ukuvuga ngo kuri gate haba hari ababonse batuma winjira ukishyura iyo entrance, ntabwo uyishyurira imbere, uyishyurira ku muryango. Ni ibintu biba bizwi ahubwo biri protected n'abo bayobozi bibanze, iryo rondo nyine ry'aho ngaho ayo n'amakorera mafaranga nta nubwo aba yanaciye no muri IBM ngo bayasorera bakaritaza. wapita IBM by'abakoresha IBM bo ni bake kabano, ni bake cyane, ni bake. uzi ko umuntu yishyuye iryo rya entrance, uzi ko na IBM sha yishyura ntayo urayatanga gutya, ubwo nabwo ni urayatanga ubujura rero, bakagukubitaho kagafashe ko ku kiganza. ubwo ni ubujura kabisa. Naho ikintu cyo kuvuga rero ngo pandagari ni nkeya, nta makuru ufite. Dufite pandagari zihagije ku buryo udashobora kumva. Ibyo byo kuvuga ngo 12 zarahaje bashobora kuba barazizanye ari uburyo bwo gupanura kugira ngo n'abashaka gucika babafate, zikaza either atari no kuvuga ngo zije kubatwara ahubwo zijanye abapolisi kugira ngo bapanure bare ko bashaka kugota abo bantu bakabafata. bagende bari abantu hano gusa giseteje utu tubari ni na twinshi muri icyo bihugu si kamwe kandi wumva bahise berekera Nyamirambo. no hari n'akandi utare gahari. urabona uriya muntu bavuze na Nina wera ahantu bita wani koko ntabwo ari wani fofo ngo gute uriya biyumbwiye nibyo. Ubuvuye gutakumbura groupe nyine nabikuyemo. Ese ni muri groupe ya nshuti yawe ari iri kubivuga cyanze kunyitaba kandi nashaka kugira ngo utinya karabata uhe uwo bavuga se cyangwa wabivuze? Uwo bavuga niwe wabimpaye. Wabivuze ariko niwe ufite ubwino. Umushenzi yanze kunyitaba. Arabizi korega abantu baba bakoze operation. Umuginga yanze abantu mumbwire ariko nimumbwire kejo naza hano ndamushaka. Kamuhamagara Godfather ejo sinakubwiye ngo abasitari bo mu Rwanda bafite amafite nabo bakora. Yego. Finda bifata neza ngo bampe n'amavideo mbiguhe n'ibiki bo none ukuntu babigenza. Bafite ngama house party bagenda bakajyamo. None hamabi bakora uyamenye agahinda kakwica. Yundrega ngo ufashe ari amafoto n'umustar utagiraho. Bakagenda bakihuriza aba ibyamamare ariko bo ngo babaka amatelefone. Barayasiga kubera ko bakubonye ntibatwara amafone. Iyo bakubonye nyine uyifite umvuba ikibazo. Barazisiga ubundi bakagenda umwe ku wundi hasi hejuru. Ndi gucukumbura we genza gake. Ndaza kubaza uwo mwana wabimbwiye ejo nisanga afite ibimenyetso simusiga mbikoherereza. Ikibazo rero ni abantu bafite amazina azwi gusa. Ikibazo uri kubivugira hano mbabarira uretse kubivuga. Utanyikira n'icukumbura babyagiyemo hano babyagiyemo hano babarira ariko nawe uvugira hejuru kabavuga kakana sinovugira hejuru utagiye kuvugira hejuru ndagiye shareka nkubwire uwabimbwiye arabazi bose arabifite kandi n'umwana utazwi. Babarira ndagusabye sino maze kugira kimwe cya kabiri cy'ayo mavideo n'ibyo bintu urumva. Reka manze nsuhuze umugabo bita Nemeye Platini. Ngo nemeye ikabuga muraho. Ikabuga Godfather baba baguhiga bampiga reka nze narababwiye ngo reka nze application ya Kasamutwe nimara kuzura muzareba iby'amashanyarazi atarabona.
so reka manze nyiranshinga nyishyire hanze kumpiga bazakora iki ko bazajya bicira guro bakagenda bakarangira bagaceceka Agnete igeze kure yiki iyo kuguhiga iyo ngiyo niyo bakoresha cyane amakuru niyo bakoresha mu mafina ngaho ye niyo bakoresha mu mafina namutanze bari kuguhiga bakomere n'ababuguza abantu bakuguyeho kabisa yego ye ngaho kare nk'uyu ngo umuntu wese umpostinga ngo tutumva kimwe ngo ni ibicupuri oya ibicupuri navugaga ni abantu baba bakeneye akantu gatoya kabaye mu Rwanda bakagakuririza ni ibigarasha bivuge neza kugira babyumve ubwo uyu nawe nicyo akabarandarabye ibigarasha kugira ngo babyumve biriya bintu niba ari na business nabibonyemo no muri comment byajemo niba ari bashaka kubikora babikore ku buryo aho bitagenewe kumenya ntibabimenye habe namba mu buryo bw'ibanga bukomeye ubigiyemo ni akazi ke abigumane ariko rero ibanga rikomeye ntariba muri showbiz nyarwanda babishatse ryabo ntabwo biba ikintu cyarenze abantu babiri umuntu umwe ntabwo cyo ariko ntabwo ari hose buriya reka nkubwize ukuri buriya na Kampala byarananiranye guca ikimansoro ariko mu Rwanda iki cyananirana Godfan ntabwo byananirana kubica ahubwo uvuga ngo hari abantu bari noze baryamo akantu ariko ntabwo ibi ngibi kubica ntabwo byagorana nta kintu kimwe na kimwe cyagorana ibi ngibi ibisa bigoye kurusha nyakatsi baciye yambarinda ahubwo za Nyabugogo ibi ni ibintu byo nanjye umpaye ubushobozi binabica ngo ikintu gituma bariya abakobwa bajyayo ngo buri mwana ashobora gukira 70 ku munsi ko ari make ni makeya biyambura kuri amagara bakayashyira hanze ku 70 ugereranyije n'urwego bariho Godfrey amafaranga ni menshi none se niba umukobwa w'indaya usanzwe ashobora kwicuruza ku 10,000 wenda agafata nk'abagabo 3 agacura 30 ku munsi akajyana nk'ahari agakubita 70 kandi bamuca koko bakamunogora kandi wenda yabona oya ubwo sinzi 70 n'abari nuze ukana akashaka ko yakikuramo nk'undi mugabo wenda uri mukubite nka 20 cyangwa 25 ari bunamutaha akabasha gukuramo nk'ijana gutya nangahe urumva ayo mafaranga atari menshi se ni menshi ariko ntabwo akwiye abantu bararangiye mana abantu bararangiye kabisa ikintu cyose kibanga rega buriya kitakiri ibanga gihinduka umwanda ubwo rero kandi ikindi kibazo cy'iwacu nta banga tugira ntabwo tuzi ibintu bibera mu bwishu ibanga nicyo twibagiwe buriya muntu wafotoye byose niyo byishe cyakubwira uwo ari we sha kandi wowe nakwiyamye ntumuvugira ndarengana akaribi utamuvuga noera nta muntu ubundi wantayemo biteye operasiyo wayikoze rwose nimumenya ndamuvuga mpite nsiba account yanjye ndacyayikeneye operasiyo kimangwema kuko amenye ko nawe ndabizi yanjye zirahe ntacyo yakugira ni ibintu bizwi ariko yahageze ate ese byari biri open akantu Jihad yavuze upfa kuba winjiye nyine hari akantu Jihad yavuze ngo nanjye nge nzigura bucece sinzi uburyo abivuzemo kari akantu ngo utarinda yangura bucece buriya nuko nyine bamwe baje bakabeshya hano ikibikwemeza reba nuze video ya Godfather ejo yashyizeho igiye kugera 2,000,000 kandi sha uzashyiraho nk'uvuga nk'ibintu bizima nta n'uwayireba ubwo Godfather barimo gusaba ubufasha mituweli nta numwe watanga n'igice cy'icyo ntabwo byakunda oya none sengi yaka ariko mwagiye muri akagukabye none sengi biterwa nawe sha none sengi yo yanashyize iraho hejuru y'abantu bari kurasana ifite ibintu bingahe
nyine dukunda nyine niko kamere muntu ite dukunda nyine ibintu dukunda byacitse byacitse ntago ari ukuvuga ngo ni uwaya ngo nabarasi mfa kuba nyine ari ibintu ibyo bishyushye nyine ngibyo ni ku isi byabyutse yose buri abanyarwanda ntabwo bakunda byacitse buriya ugiye no kureba na engagement nta abanyarwanda se ni bangahe none se dufite abanyarwanda miliyoni bakoresha Twitter ibyo ngibyo byo nta hantu bihuriye ngo dupfa barahari man. ntabo account bazifunguye bakaze kaba ari active nta nubwo barenga n'ibihumbi 200 Yewe nibyo ngo tufazi kuki ntabwo nkubeshya ubuse sha barahari ngo tufa nta nuko abanyarwanda dufite barengeje nta miliyoni dufite ntabo bite byawe shabarimo uzi kamwe nk'urugero rwa noze rwa tweet kandi yari iri mu kinyarwanda ku buryo itaba viral kugira ngo byumve ninde uyandi uribuka tweet ya noze ya mudamu Pam Mudakikwa avuga ibintu ngo bya pani ngo yagize pani by'imodoka iriya tweet kandi nyigushakira ko nzi ko ageze mu 600 gutyo ngira ngo bya views kandi yari mu kinyarwanda za views ngahibaze izo views ntabwo 500 bya views uraceka ukareba ngo comment zanganaga gute tu ntabwo retweet ça dépend ntabwo ntantu bihuriye urumva ati ball yaba yavaye viral hanze cyane nyine tu ni zose ntago ari mu banyarwanda urumva so ko nako zigara aba bakobwa rero none se niba ko ndebye ibihano bikakaye kurusha ukuntu ba nyiri ibyaha babifata none se uzi ko wabacitse yahise akomereza Nyamirambo mu kandi kabari gakora nkabyo siko numiwe agumye yigamba ahubwo baramuneka baramufata ubwo arimo biki numiwe kabisa ariko uyu nguyu mugenzi we nawe nimbwa uyu wamufasha amajwi akayashyira hanze nawe ni ikigoryi abakobwa niko the last queen go ahead Irabutisi rishano ariko sibugaye ndakubana nabyo karamizwe imihini ivuga ujya witaba nk'umuntu muzima kandi uri icyohe oye wakumva uvuga karame itaba nk'uko usanzwe uvuga ejo sinabonye ukuntuka umva itumubwira atari ko yo ngo yo garuka nko mu myaka 6 ishize nizere ko umeze neza mukwano Godfather yewe ikintu kinzamuye hano ndumva ntago nshaka umuntu nuka cyangwa se ngo ibitekerezo byanjye n'ibitekerezo byanyu bishaka kuba bitandukanye kandi mfite uburenganzira nihagera no gutuka turamuhonga uburenganzira bwo kuvuga icyo Sky please keep quiet urumva so ngere rero ukuntu mbibona iyo umuntu akuze agejeje imyaka 18 aba afite uburenganzira bwo kureba ibyo ashaka kandi n'undi aba afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka niba kwambara ubusa ukajya kubyina mu kabari ubona ari ko kazi wumva ushaka gukora n'undi ko yaza kukureba akaguha inote ngende uva nta kintu bitwaye pe byo kuvuga ngo babanige cyangwa babafunge barabafunga se bakoze ikihe cyaha abo bagabo baba babashizemo imishumi ngo babavane iwabo ngo bareke gusenya oya buri muntu wese afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka tuvagiye nakosa bakoze babareke bakore biriya bintu byahozeho man hariya Nyabugogo byahozeho Shiba nibyo binyakoraga mu Rwanda ahangaha birahari ego barabyanga ariko hano gutanga akantu ukabikora ariko tuva ngiye ari uburenganzira bwo umuntu kujya kubeba cyangwa kujya kubibyina neza last queen ndabyemera rwose ni uburenganzira bwa kuko bose nta muntu uri munsi y'imyaka 18 sibyo ni uburenganzira gukora icyo ushaka ariko mu gihe aha isosiyete turimo cyangwa igihugu kirimo kikubwira ngo ibyo bintu nimba ubikeneye fata nimba ari umugabo wawe cyangwa boyfriend wawe ugende mubyinane mu nzira yanyu muri babiri mwiyo kubikorera mu ruhame ni kuki wowe utakurita nimba iyo leta cyangwa uwo mujyi ukoreramo bakubwiye ko bitemewe kuki wowe ushaka kwempoza hari uri kumurezura amategeko nicyo nshaka kuvuga nimba bazi ko bitemewe kuki babikora impamvu uwo mukobwa bagiye kubibyina nuko abadafite uwo babibyina impamvu uwo mugabo aba yagiye kubireba mu kabari ni ukubera ko mu rugo uwo baba bari kumwe atabimukorera so atabimukorera rero ibintu dushaka mu buzima nk'abantu ntabwo ariko byose twabibona cyangwa twabyemererwa Noera igisubizo kiroroshye ntabwo byemewe mu Rwanda rero ntabwo bagomba kubikora kuba wujuje imyaka y'ubukure ntabwo uburenganzira bwo gukora ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa kuba n'uwo mugabo ashaka kubireba ntabwo bivuze ko ugomba kubimwereka cyangwa ugomba kubibona okay ikibazo nuko bitemewe ntabwo ari ikibazo cy'imyaka y'ubukure cyangwa gukorerwa mu Rwanda amategeko y'u Rwanda ntabwo abyemera
last yari cyo wongeraho oya ntabwo nshaka urabona Franco n'umushito wanjye w'imyaka myinshi ntabwo nshaka kugira ngo nze kuza muri debate kandi twari dukumburanye gutya kampowe nakundi oya ntabwo ari ikibazo cyo kudebatinga ibyo uvuga turabyumva 100% ko umuntu afite imyaka yo gukura akora icyo ashaka ariko se ugikoreye he kiremewe nicyo kibazo Franco wowe ngire ngo ntabwo urabona biriya bintu ukuntu birya ndagukubita hari ikigoga cy'Uganda cyicara kimena amazi kikikora ibintu Last Queen ndakubujije hagarika reka twakire sinababwiye ntabwo mubarire mu nyumvire ndakubwiye abenshi abantu banyandikiye buzuye bati Godfather tubwira ahantu tubabarira uduhe adresse aho kabyarawe mwabyohemwe baravuga ko bafunze mbaye adresse mugende mujye kureba it's crazy biratangaje abantu basabye ijambo se kuri bahaburiya hari Broski hari na Nkunda uri available tubanze nde ndi available murakoze okay Chambe nangowe kubaramutsa ariko kuri bijya bintu by'abakobwa bo mu Rwanda je ndabishigikiye nta caha bakoze Burundi koko iwanyu Burundi murabikora sha nanje gituma mbivuze nuko ahubwo babigwize abahungu bakunze abandi bazobiheba babashiture bakunda abakobwa ivyo ndabishigikiye cyane kabisa nanje yo ntabandi kandi wasanga ukunda abahungu sinshobora biriya wabikora Burundi bagutwaye muri documentation abakobwa nk'abariya anye na Semuhunga baravye abakunda gahindura ndakubaza iwanyu Burundi murabikora cyane bikorerwa he ndangira akabari kamwe cy'Burundi mudandaza amagara abakobwa bakora ibintu nka biriya ni hesha mwana babikora tanga urugero duha urugero vuga izina ry'akabari kamwe gakora ibintu nka biriya ni bwinshi reka na okay nta kibazo oya gumugumana ibyo byiza byanyu nubwo buryohe bwanyu twebwe iwacu kirazira reka tangaho mugumana ibyo bintu byanyu niba Neva abyemera Neva batwa muri documentation y'akabameno twumva mpuri reka dukomeze ntabwo ibi nakasa muze Nkunda iriwe Godfather, how are you? I'm okay, how are you doing? Ariko sinzi mama ndi kumashaka kuboroka abantu. Hari abantu sinzi icyo bafite nk'urutonde rw'abantu bashaka kuboroka nka veni. Wihanganiraho gato hari igihe mwaza kwiyunga. Nta kibazo mfitanye nabo hari igihe mbyuka mfite diamond yo kuboroka abantu. So kuri iki kintu abadukurikiye mu by'ukuri dufite igihugu kitwifuriza ibyiza. Noneho hakiyongeraho kuba nyine turi urubyiruko ariko twumvikane neza iriya sekiteri ijyanye no babyita kwishimisha just kubona umuntu abyina wenda yambaye imyenda migufi cyangwa yambaye iyi ni business imaze igihe kinini ku isi ntabwo ari ibintu wavuga ngo bije mu gitondo ariko kubera abantu gushaka nyine ahantu hose bashakira amafaranga abantu bose bagenda bashakisha ikintu bakora niyo mpamvu uzasanga abantu bahitamo utubari njyewe ntanywereye hasi nishima njyewe ntagiye kurira ifi ku Gisenyi si mba numva ntameze neza ariko kuri iki kintu byo birakabije pe ikintu cyo kubona abantu bambara ubusa bakajya imbere y'abandi bakabyina nk'igihugu kiramutse gitanze iyo support kikavuga ati go ahead Godfather ndakubwiza ukuri ibi ngibi ni ibintu bishobora gufata indi ntera urumva Godfather n'abadukurikiye ndakumva cyane turagutega ibi ngibi leta iramutse bifunguye ikavuga ati nta kibazo ibi ngibi byagenda neza noneho bikagenda bikaba virus cyane cyane mu rubyiruko kuko niba umukobwa ashobora kubyina yambaye ubusa bakamunyanyagizaho amafaranga 100-200 cyangwa bakamwishyura n'importe kere ibi ngibi bishobora kugenda bikagenda noneho
bikangiza sosiyete nyarwanda y'abana b'abakobwa ndetse n'abahungu. Kuko niba umuhungu yakoze duru y'amafaranga wenda 1 miliyoni cyangwa miliyoni 2 akumva ko ikintu yashobora ari kujya kwishyura umukobwa akamubyinira akamuhereza amafaranga kubera ko yamubyina yambaye ubusa. Godfather, twumvikane neza, dufite igihugu gifite icyerekezo, gifite aho gishaka kuganisha abanyarwanda, kuko igihugu gifite abayobozi aribo twita ngo n'ababyeyi batureberera, kandi mu by'ukuri natwe ni twebwe tuzaza nk'abayobozi ejo bundi, ni twebwe tuzavamo abayobozi nubwo naba na mudugudu. Hakose mu by'ukuri umuyobozi yarebera kino kintu cyadutse muri utu tubari akagishigira agafata nta kibazo kweli. N'ahantu biba ngira ngo ku muntu nigeze kuganira nawe arambwira ko hari umuntu twaganye arambwira ati bino bintu mu bihugu byo hanze birahaba, ariko Godfather uza amabwiriza hanze yo gushingira business na amabwiriza akomeye, kuko babishyiriraho umusoro uremereye nabo mu rwego rwo kugira ngo base nkaho ntibabibuze burundu, ariko nibura babica intege. Ubwo kwinjira aho hantu byonyine byishyurwa amafaranga menshi. Ko umuntu yambwiye ko nko muri Amerika hari imijyi imwe n'imwe biyama ariko mike. Bino bintu ntago rero ari ibintu igihugu gishobora kwakira. Nkuko n'ejo bundi twabonye inkubiri y'insengero, mu by'ukuri umuntu akakubwira akareba umukecuru ngo akamuhanurira ngo passport, ngo ubonye passport, umukecuru se uramuha passport arajya he? Kandi kuva yaba hagije imyaka ngwenda nka 50 ntarava mu gihugu, uramubonekera ngo wamubonekeye ngo abonye passport, ngo abonye visa, ajya he? So rero Godfather unyihanganire mvuze byinshi wenda ntange n'undi mwanya, ariko iyi ntago ari business washishikariza abantu cyangwa wakundisha abantu ngo babwire uti biriya nta kibazo. Iyi ni business ishobora kuba yagira ingaruka kuri societe itari na nyarwanda gusa. None si yo bavuga ama pornography iyo ubona abantu bayarwanya, ariko mu by'ukuri ni ibintu bibera kuri murandasi. Ariko utekereze ko ira business yo kubyina abantu bambaye ubusa, iyo ni abantu bagenda bagakodesha inzu bagashyiramo intebe, bagashyiramo ama TV, bakagira mbese ikaba business ifunguye ku buryo nyine nkuko numvishe mugenzi wacu yavugaga watambutse mu kanya ngo ku muntu ngo ufite imyaka 18 mbise mukuru ngo afite uburenganzira bwo gukora icyo ushaka, ariko no gukora icyo ushaka ariko kijyanye n'umuco, kijyanye n'itegeko igihugu, kijyanye n'intumbero y'igihugu, kijyanye n'icyerekezo cy'igihugu. Murakoze cyane. Wow, mbega umugabo Well uzi done. gutondeka amagambo. Uvuze neza cyane wa mugabo we, uvuze neza pe. Ndaza kugaruka mu kanya. Godfather, We, salama batakana. salama. Okay, go ahead. Hanyuma tujye kwa Pusi. Banje kubasuhuza mwese. Turakwikirije. Ewana kabisa, rero njyewe hariya hantu reka mbabaho ubuhamya nk'umuntu wagezeyo. Turashize. Uri seriye? Shyiramo Nanjye akantu ngo arahiye. yewe sinzi ukuntu nari nibereye hano kuri Urabeshya. ngo ngwiki. Gusa nyine kujyayo ntago byari ukugira ngo wenda ngo nenjoyinge niki. Nanjye wabimbwiye numvaga ari ibintu bitabaho nyine ari ukubeshya. Umva. Umva. Fata umwanya Pusi nabaretse. Uti wagiyeyo. Okay, nyine reka mbabwire ukuntu byagenze tu. Sibyo? Hari akabari kari hano n'ubundi hafi yaho muri agence, nayo ndi kumwe n'umucuti wanjye. Turi kwifatira kamwe nyine bisanzwe. None harambwira ati ariko tuza ahantu hasigaye habera show. Tamubaza se iyihe show? Ati nyamara hano ruguru hari akabari harimo inkumi zimeze neza, ewana se
byina gute ntago ari ibisanzwe nk'uko byina. Arambwira ati mwana broti biba birenze ati gusa nyine kwinjiramo nta mafaranga. Amaze se nangahe? Ni ukuvuga ngo kwinjiramo iyo bitaragera saa 5 biba ari 5, ariko iyo birenze saa 5 biba ari 10. Njyewe ngenda ari ukugira ngo ndebe niba ari byo cyangwa se ari kumbeshya. Ewana turazamuka tugerayo ku muryango, gusa nyine nta ikiza n'abakundiye 18 ngo winjiremo, kuko n'ubundi haba hari ababonsa ku muryango. Hari mu masaa 5 n'indi minota, kuko akenshi bakunda gutangira saa 6. Ubwo nyine baracuranga bisanzwe, nta nzoga yaho iri munsi y'ibihumbi 2, n'amazi ari amazi aya ngaya y'inyange matoya ni 2 kuzamura. Ewana ubwo twatse n'icyo kunywa turicaye, umukobwa wa mbere araje arabyinnye, gusa nyine aza yambaye bisanzwe, nta kuvuga ngo yambaye ubusa. Arabyina nk'iminota nka 30, ndavuga ati mwese mbona ubundi ari ibisanzwe nk'abandi. Rotipe arambwira ati weba buretse ati mukanya uraje turaje wibonera. Koko yakabivuga tugiye tubona umukobwa akuyemo, ndavuga ati sirarangiye ndakurahiye. Ewana ariko ibyo akora nk'uko mwabibonye kuriya tu. Uwa kabiri nawe araza, uwa gatatu nawe araza. Ndavuga ati sha ahantu ntago nahaguma, ibintu ndi kubona ntago bibaho pe. So kubabeshya nahise ntaha. Noneho hashize nk'icyumweru ndavuga ati ariko se biriya bintu nabonye nibyo koko? Fata umwanya arabatereka nsubirayo noneho mbirebe neza niba ari byo. Ndongera nsubirayo. Ariko icyo nababwira cyo ewana haberaga amabara ateye ubwoba. Ngiye naherukagayo nko mu kwa 5, nta nubwo nari nzi yuko bagikora, kuko naravuze ati ibyo ari byo byose ntabwo ibi ngibi byamara kabiri. Ariko ni ukuvuga ngo wenda ikintu akenshi nabonye bari abakobwa ikibibatera, baba banyweye inzoga basinze, si no kuvuga ati wenda uriya nyirakabara nabahemba amafaranga menshi, wapi. Kuko amakuru namenye nuko umukobwa umwe byibura ashobora kubamo nk'ibihumbi 10, ariko ayashobora gukorera ijoro rimwe abakubyeho ngo nk'inshuro 10. Kuko akenshi nk'iyabyinnye nyine abakiriya ngo baba bashaka ngo yinyaze yikore ibintu byose, nyine namwe murabyumva, abashimishe nyine. Ubwo nyine ubashimishije byahatari amumenaho inote. Kandi ntago ari ukuvuga ngo hinjirayo ngo abantu, sinzi umuntu nigeze kumva avuga ngo hinjirayo ngo abantu ngo bibirara ngo bica karafu. Reka ibyo ni ukubeshya. Haba hari abantu biyubashye badanje, ahubwo bafite n'amafaranga, kuko udafite amafaranga ntiwanahatinyuka. Nese inzoga yaho nta ibiri munsi ya 2, kandi abantu baranywa bakageza igihe bashakiye. Urumva byakunda? Umukobwa umwe wenyine ashobora gutaha afite nk'ibihumbi 70 cyangwa 80. Kandi kuvuga ngo mugiye kuryamana, nabaye nk'ukora essay nyine kugira ngo mbyumve tu. Arakubwira ati jewe ni uretse gato dusubira inyuma, gasubiza kaseti inyuma. Kwinjira mwishura ngaye ni ukuvuga ngo mbere ya saa 5 nyine, saa 5 zitarajya kwinjira byabaga noneho nyuma yaho uri gucika bwa mbere. Mbere ya saa 5 bigenda bite? Ni ukuvuga ngo iyo saa 5 zitaragera, kuko abantu baba bakiri bake, yego biba ari 5 kwinjira. Yego iyo saa 5 zirenze, ubwo nyine kwinjira ni 10. Utayafite nta kintu mwavugana. Kuko benshi nyine bazagamo mu masaha ya saa 5 kuzamura. Hanyuma rero tugiye kugera gahunda rero, kuko reka nze wumve hano, umva hano uze kutubwira ibikorerwamo ni ibihe, kuko hano urumva uyu nguyu yaratubwiye. Reka wumve.
n'abakiriya babatwaye abatwaye babarekuye mu kanya saa 10. iyo bavuze abakiriya hano, uyu ni umwe wacitse, uyu ni uwacitse. Ndashaka mwumve aka audio neza cyane, kari gutambagirana. Ndashaka mwumve, hari ahantu aza kugera, nshaka kugira ngo wumve kudusobanurira, avuga ko badakora nk'ibyo bakora ahandi. Reka wumve. babafunze abantu ryari saa 10 z'umugoroba zigiye guca bwa mu gitondo. Namaye nka data ariko nano ari mwujuje cyane ari huje byatari yaje pandagari 12 ugira be kuri kwimana twari tugengeye na classent ya nasinzire bukanga umwe gatoya inzo twose tugiye umva polisi nabo mubyina na bajyanye bombi twakuvuga yarakirimo mbona bamujyanye mu bo birambabaje nuko nyine byagiye uzi ko umuntu abimbwiye nkagira ngo arimo arabeshya kubera nyine cyagiye twavuganye ntiwabimbwira aho ndetse byabaye byari ko tugeze umubwira ngo unandabure urumva twari tugiye kuhaza n'abantu umuntu ati ni amakuru ufite umva nuko nyine byagenze ubu akazi kahagaze yego kadahagaze kahagaze ubu nigire mwagiye Nyamirambo hahandi oya ese n'ahariya muhakora nka bya bindi oya turi inyanza ariko ntabwo dukuramo muzikora mwambaye se nayo muzagera umukuremo naho muzagera umukuremo none se nyine ko ibintu ukoze cyane ko bigukurikirana n'ubundi nawe tuzavuga ati n'ubundi naheza heza naheza cyangwa mwabana mwaje muje waraye tugomba kuza tuje dufunga akadufungura twarabimenyeye urabeshya noneho ntabwo ari ubwa mbere baje gufunga hariya reka si n'ubwa kabiri urumva ni akamenyero nyine tuburana n'ibyumweru 2 gusa badufunze ibyumweru 2 urabeshya rero wabyumvishe? Tubwire hano iyo bavuze ko ngo urumva ngo Inyamirambo ho urukumva ngo bagera batangize isoni bakuramo bo ntago bakuramo ariko nyine ngo barinyaza tu iryo jambo rirakomeye sinarivuga none wowe wagiyeyo uvuze warugeze ahantu niba nagushubije inyuma gato wageze ngo ahantu washatse kwesera ngo nawe ugende ufate kuri ibyo byishimo ariko nyine bwari uburyo bwo kugira ngo menye koko ese uyu mukobwa uba ukora ibi bintu ko birenze ukwemera ni amafaranga angana gute aba ashaka ku buryo yagera kuri iyi level yo gukora ibyo bintu impamvu yaranyicaye iruhande uri kumva hari umutipe twari twicaranye nyine yaraje aramubyinira amuha inote ya 2 noneho uwo mutipe ajya kuri tuwarete dusigara twicaranye nyine ari kunywa akantu ariko yambaye nk'uko yavutse nk'umubaza atari ko se mwana nk'ubu turamutse dutanye wanca ngahe uri kumva arambwira ati rero niyo namba yawe yanjye nugera mu rugo uze kumpamagara narabikoze ndanamuhamagara nsanga naho mba twenda no kwegerana turashize arambwira ati udafite ibihumbi 50 nta nicyo twavugana uri kumva ati niyo makeya ubwo rero ngiye narakarikiriye ndavuga ati wenda ayo baba babahaye kuko habyina umwe kandi baba ari nka 5 iyo ari bakeya baba ari 5 baba ari benshi ntago barenga 7 ibyo ari byo byose ni ukuvuga uje wese ubuje kubyina nk'iminota 20 cyangwa 30 ntago ashobora kuhava adafite ibihumbi bigera nko muri 20 kandi ijoro rijya gucya byibuza buri mukobwa performinze nk'inshuro nk'esha